Kabati, tukaba tuje ku nkuru yaho imaze igihe ivugwa cyane, aho abaturage bo mu karere Kabati bakomeje kuvuga ko abashumba bakomeje kuza kuragirira ihene aho bashyinguye abantu babo, bikaba bivugwa ko izo hene ziza zikona imyaka iba yareze hejuru y'imva bashyinguyemo ababo. Iyo nkuru kandi tukaba twakomeje kugenda dushakisha uburyo bwose bushoboka ku buryo twumva ikibazo aho gishingiye, tukaba twegereye uruhande rw'abapfiriye muri iryo rimbi cyangwa se abarikinguwemo. Reka tuze tubegere mwumve icyo babivugaho, kuko ni ikibazo ngo kibarembeje. Nguyu akaba nk'uko mubibona kandi aradukanze ubwo twageragezaga kumwegera ngo tumubaze ikibazo, ariko nk'abanyamakuru ba BTN TV ntago biri budutere ubwoba, turasubira tumubaze ibibazo. Reka nimwamutana za hene zitura imyaka iba yarameze ku mano yacu, ino ryange bazikuyemo urwara, ihene z'abaturage zirandembeje. Reba nk'ejo bundi njyewe nagiye kubona mbona ihene iraje, nabanje kugira ngo nisataje gutora be, urumva njyewe ihene zanyu zirandembeje, ubwira abo baturage niduhura mu nzira. Urumva nk'ejo bundi umwana wanjye yari afite ubukwe kuzimu, agiye gusezerana na rusoferi. Urumva ihene zaraje zitangira guhebeba hejuru y'imva, buriya nashatse guhaguruka ndavuga ngo abashumba bahita bamena umugongo mpagurutse, biba ngombwa ko mbireka, ariko nimba fata ni uguhera ku kambere mvunagura. Urumva nk'uko mubibona kandi iri ni ivumbi nanone tugiyeho, ubwo akaguru kamaze no kuvunika nako, ariko ino nkuru byange bikunde turayigeza ku musozo. Uyu nguyu nawe mubona tugezeho ni umupfu wa kabiri tugiye kubaza ku kibazo gikomeje kuvuga muri rino rimbi cy'ihene zizo kona imyaka yameze hejuru y'aho baruhukirije imibiri yabo. Ese wa mupfu we uratubwira iki kuri icyo kibazo? Uko mubibonye kandi mikrofone yanjye ubu ngubu ifitwa n'umupfu wa kabiri ubyutse. Uyu mupfu wa kabiri ariko nubwo numva nshaka kwirukanka ndaguma hamwe muvugishe. Ese wa mupfu we, iyo kamera nako wa mupfu we, wa mupfu we uratubwira iki ku nkuru ibivugwaga? Inkuru iratubangamiye mu gihe kitubangamiye hari umwanzuro wacyo. Ihene z'abaturage tuzazitangamo ibitambo, ari ibyo ngibyo kurambere bazadusubiza iwacu. Ibi bintu turabirambiwe, nta mpamvu yabyo. Turagiye dusubira iwacu, twaje kuba twasubira mu bakurambere. Mu bakurambere iwacu baraduhamagaye, dusubire mu bakurambere, turabirambiwe. Iki ni igitambo. Uko mubibonye kandi kuri kamera za BTN, umupfu wa kabiri amaze kuvuga uko iki kibazo kibona, ariko njyewe ubwanjye ndumva nakirukanka nukora akazi. Kandi nanone mureke tunyarukire ku ruhande rw'ihene. Izo hene zona muri kano gace ikaba ari imwe mu ihene dusanze ikiri no kubikorana n'aka kanya. Mureke tuyibaze utubazo dukeya. Ese wahenewe kukomeje gushyirwa mu majwi ngo urya imyaka yeze hejuru y'imibiri yashyinguwe muri rino rimbi, urabivugaho iki? ubundi njyewe wanyita Mr. Ibyo ngibyo kunkinya ndabihakana. Ni muri masimero ukamo
simera ko no kurya ibyatsi sinyera bityo bimera nabi mu nda njyewe ibyo byo kunshinja renge ibyo ntabyo nzi rwose pe nk'uko mubyiyumviye namwe iyi hene ifite icyatsi mu kanwa ngo ntiheruka gukoza ibyatsi mu kanwa ibyo bintu yavugaga bikaba bimaze kugaragara cyangwa se namwe mubyirebera ko yari iri kutubeshya kuko tunayifashe ikiri kurya ibyatsi. Iyi nkuru kandi nk'uko mubyiboneye namwe ku ruhande rw'abitabye Imana bashyinguwe aha ngaha no ku ruhande rw'ihene ziharisha harimo ikibazo gikomeye cyane ubwo bakomeje gushinja ihene kurisha hejuru yabo kandi n'ihene zigakomeza guhakana ko zitakinarya ibyatsi. nk'uko mwabyiboneye iki kibazo kandi si ubwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru ukibaza aho bizaherera bikakuyobera. Njyewe nari Ndahiro Valens Papi mu karere ka Bati. hari ijambo rimwe nshaka gusiga mbabwiye mumbabarire mutubabarire mukore subscribe like ndashya ntimuyibagirwe ndashya mutubabarire we mukore like turabasabye subscribe ndetse na share ukande ku nzogera ntubyibagirwe turabasabye